urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko ryifitemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo imbaraga zo guteza impinduka. Turasoma Luka ibice 9 umurongo wa mbere. Ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Itegereza icyo Bibiliya ivuga mu murongo wacu ufungura. Itubwira ko Umwami Yesu yahaye abigishwa imbaraga n'ubutware. Akenshi tuvuga ku butware, ariko reka turebe ku mbaraga umwanya muto. Imbaraga ni ubushobozi bw'imbere bwo guteza impinduka. Ni imbaraga zivugurura ubwazo. Ni imbaraga zigaragarira mu bikorwa bifatika. Ubwo Yesu yavugaga kuri izi mbaraga, yasobanuraga ubushobozi bwo kurema impinduka nyayo mu bibazo. Yatubwiye ko yaduhaye imbaraga n'ubutware ku badayimoni bose n'ubushobozi bwo gukiza indwara. Iyaba buri wese urwaye, ufite umuze cyangwa ubabajwe yasingiraga ibi. Iyaba basobanukirwaga ko ubushobozi bw'ubumana bwo kuzana impinduka mu burwayi bwabo buri imbere mu mwuka wabo. Umwami Yesu yaravuze mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 ati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Imbaraga hano bisobanuye ubushobozi bukora bwo kuzana impinduka. Imbaraga zikora nka dinamo. Imbaraga ukoresha urema cyangwa uvugurura ikintu icyo ari cyo cyose. Imbaraga zo guteza impinduka. Koresha izi mbaraga uyu munsi. Ntabwo ari ikintu kizagutembaho kivuye mu ijuru, ahubwo ziri imbere muri wowe kandi zifite ubushobozi bwo gutuma kanseri yenga. Ndibuka igihe kimwe ndambika ibiganza ku mugabo wari ufite ikibyimba mu mugongo kijya kungana n'igi. Ubwo narambikaga ikiganza cyanjye kuri icyo kibyimba, naracyumvaga kinyeganyega mu kiganza cyanjye. Zari imbaraga z'Imana zirimo gukora icyo gihe, zigatuma ikibyimba kinyeganyega ubwo navugaga ijambo. Imbaraga zari ziri gutera impinduka. Nahereye ko ntegeka icyo kibyimba kandi cyaragiye. Izi mbaraga zikora kandi zihindura ubuzima zirahari kuri buri wizera wese, zikorera muri buri muntu wese wizera, zituye muri buri muntu wizeye, zikoresha uyu munsi. Mana ishimwe cyane. Mbega ijambo. Muri wowe harimo imbaraga. Izo mbaraga wazakiriye igihe wakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwuka wera yaje gutura muri wowe nk'ingwate, nk'ikimenyetso, nk'umuhamya kuri umwana w'Imana. Haleluya. Uwo muhamya utuye muri wowe nizo mbaraga zizana impinduka zose ukeneye. Nizo mbaraga zikiza uburwayi. Nizo mbaraga zishira ibintu ku murongo. Nizo mbaraga zitembesha amazi mu butayu. Nizo mbaraga zica inzira mu butayu. Nizo mbaraga zitembesha inzuzi mu kidaturwa. Nizo mbaraga zizana akazi. Nizo mbaraga zizana business yawe. Nizo mbaraga zigutera kunguka. Nizo mbaraga zikosora zigahindura imibanire yawe n'abandi. Nizo mbaraga zirinda igihugu cyawe. Nizo mbaraga zizana uburumbuke. Nizo mbaraga zizana agakiza mu isi yawe. Anishimwe. Izo mbaraga urazifite, warazihawe. Nuko mwene data ukanguke uzikoresha. Kuko utazikoresheje ntabwo ubwazo uzakora. Ni wowe mwami w'ubuzima bwawe. Ni wowe ugomba kuzitegeka kugira ngo zizane impinduka. Imana ishimwe cyane. Kadufatanyiriza hamwe gusengera isengesho. Ndasenga nawe usubiremwo uti, Data mwiza, ndagushimira ko wampaye imbaraga zikora, ziteza impinduka, zikazana itandukaniro
mu buzima bw'abandi. Ubwo nigisha ijambo ryawe, imbaraga zawe zikorera muri jye mu buryo bukomeye, zikazana gukira indwara, gusanwa no kubohoka kuri benshi. Nuzuye kwizera kandi ngendera muri ubu butware ngo mpindure ubuzima kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, Mariko ibice 16 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18, na Luka ibice 10 umurongo wa 19. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha ubwo mukoresha ubutware mufite muri Kristo Yesu. Ariko niba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iri sengesho rigiye gukurikiraho ni ryawe, urisenge maze ubone kwinjira muri ubu butware. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.